mugerageze muze kabisa, dore turabakeneye n'ukuri, turabakeneye cyane. Njyewe noneho ndabakeneye birenze, nimumbabarire muze tuganire. Si ngo mwebwe koko murabona mudakenewe. Nimumbabarire cyane muze tuganire pe. Ibaze ko nabuze n'ahantu nicara kugira ngo mundebe neza, ariko nimuze tuganire basi, sibyo se? Mujye live mwandike basi tuganire, bazi ikibazo nonaha usubizwe n'ubundi. Mubaze ikibazo nonaha ngaha mbe mbasubiza turi kuri live. Noella Liza ati hi. Noella Liza hi. Umeze ute? Amakuru yawe? Uzakira, turi kubabona noneho, murakoze cyane. Uzakira ati turi kubabona neza cyane, uretse ikibazo cy'amanetwork cyari cyabaye, ariko noneho turahari kabisa, turahari. Mugerageze muze tube tuganira, mumbaze ikibazo cyose mushaka nyine ubundi mbasubize. Dore twagiye muri pause, irungu ryanyishe, ahantu najyaga njya kurya muri resitora, ibaze ko batakoze uyu munsi, sinzi ikibazo cyabaye, ngo bari gukora y'amasuku, sinzi ikibazo cyabaye kabisa. So reka mbe ndahangaha, nizere ko muri kumbona neza. Mubaze ikibazo musubizwe nonaha. Nijoro twari dukoze live, sizi nimba mujye kuri Sawa TV 280 muyikurikire. Twakoze live njye na Karyasi wanyu, ariko uyu munsi Karyasi ntawe uhari, Karyasi ntabwo aboneka. Ntabwo Karyasi yabonetse kubera ko we ntabwo yagiye muri pause, ntabwo yaje. Ikibazo mushaka kumbaza rero nimucyimbaze nonaha ngaha mbasubize, haba ikijyanye n'iby'iki gihe, haba mbese ikintu cyose mushaka kumbaza mumbaze nta kibazo. Turabategereje n'ukuri, kandi nimunenguhe, ibaze ko navuze ni njyewe rwose. Ngomba kujya live saa sita kugira ngo nganire n'abantu banjye, kubera ko nkeneye ko tuganira. Ikintu rero nshaka ko tuganiraho ni iki ngiki, ni iki ngiki rwose cy'abantu bo ku bamotari, abantu b'abamotari, nicyo kintu nshaka ko tuganiraho. Sinzi ariko maze iminsi mbyumva, kubera abamotari maze iminsi mbyumva, kuba uzakira timudutemo uzakira turabatamo kabisa, nta kintu natwe cyo cyatuzanye. Hari umushuti wanjye w'umukobwa yitwa Linda, ejo bundi yateze moto, kandi pe impamvu ngiye namwumvishije nuko icyo kintu nanjye kigeze kumbaho. Yateze moto, amaze gutega moto abwira umumotari ati njyewe ndagera aho bita Nyamirambo kwa Mutwe, sinzi niba muhazi Nyamirambo kwa Mutwe, ati niho ngiye uri bungeze. Ati sawa. Akibivuga atyo waramujyana nyine aho kugira ngo amugeze aho amujyanye, ahubwo amukatisha indi nzira, kubera ko urabizi ari igihe umuntu aba ari kuri moto ariko atazi inzira nyine umuntu aca kugira ngo agere i Nyamirambo, atazi nyine inzira aca, sibyo? Akategereza ko umumotari ahantu amucisha. Rero undi nawe niko byagenze, yategereje umumotari ahantu amucisha,
ubwo arangije nyine aramujyana amurenza inzira aramurenza ahubwo ngo amujyana ahantu mu gipangu nk'uko abyarana. Ibyo bintu birakwiye koko? Kandi ibyo bintu nanjye bigeze kumbaho rega, umumotari yigeze kundenza, naragiye twumvikana amafaranga, twumvikana ibintu ibyo aribyo byose, nyine mubwira ahantu agiye kunjyana, twumvikana n'amafaranga, arambwira ati nta kibazo reka nkujyane mugezeyo. Tugeze aho ngaho twari tugiye, inzira ahubwo twari gucamo arayindenza arigendera. Mathias Nkurunziza, Courage Sky, thank you. Urakoze cyane Mathias, urakoze cyane. Mutibagirwa umuntu ushaka kugira ikintu yambaza, ambaze ndamusubiza nta kibazo. Ambaze ndamusubiza. Ambaze musubize kabisa. Noella Liza ati uwo mumotari ni uwahe? Uwo mumotari rero, umumotari ntago nzi ari uwahe. Nyine ni kwa kundi ugenda ku muhanda ugahura n'umumotari ukamutega akakujyana, akakujyana aho hantu ushaka kumujyana, ushaka ko akujyana, sibyo? Ukamutega, ariko hariho abantu baba bifite hari izindi gahunda mu mitwe yabo, sinzi ikintu baba bashaka, ariko sinibaza ukuntu umumotari wamutega uri bumwishyure amafaranga yawe akakurenza inzira akakujyana ahandi hantu mutumvikanye. Ibyo bintu byo ni ibiki kweri? Byo ni ibiki? Ibyo nabyo ntabwo ari byiza kabisa, ni ibindi bindi, ni urundi rwego, ni urundi rwego gusa ntabwo ari byiza. Ibintu by'abamotari, ibintu muri kwigira ntabwo ari byiza, kuko nanjye byambayeho. Abantu muri live musharinge, mu likinge, munandike komenti ikintu mushaka ko tuganiraho, tukiganireho, mumbaze ikintu mushaka kumbaza. Tubiganireho nta kibazo. Ngenda hari kugeza saa 8. Ndahabaye kugeza saa 8. Mumbaze rero ikintu mushaka kumbaza ndabasubiza. Kabisa. Hanyuma abantu bambajije ngo channel yacu ngo yitwa gute, ngo kuki umuntu ajyaho ngo bikanga, ngo yasacingamo Sawa TV akaza Sawa TV nyinshi. Iyo usacinze Sawa TV buriya hashobora kuzamo Sawa TV nyinshi pe, ariko iyo ushyizeho 280 nibyo bihita biguha itandukaniro. 200 uzajya wandika Sawa TV 280 uhite utubona. Iradukunda Chris, gukinana namwe bisaba iki? Chris, gukinana natwe bisaba ko njye ntabwo nzi, ariko gukinana natwe bisaba kuba ufite umuhate. Ibindi ni inbox, haba hariho nimero watubaza, watwandikira ukatubaza, cyangwa se watwandikira, haba hariho nimero warangiza ukatubaza tukagusobanurira nyine. Gusa bisaba ubushake cyane mbere na mbere, kuba ufite ubushake, sibyo Chris? Nimba hari ikindi kibazo ushaka kubaza wakimbaza nta kibazo, gusa gukina natwe bisaba kuba ahanini ufite ubushake. Ufite ubushake kabisa. N'abandi bambwira ngo hari igihe ngo bajya kuri Sawa TV nago Iradukunda Chris, mukorera hagana he? Chris, dukorera i Bugesera, i Nyamata, n'ahandi henshi, gusa address yacu ni Bugesera.
ni address ariko dukorera nyine n'ahandi hantu hatandukanye Nyamata, mbese nyine gusa address yacu iri Bugesera, niho wadusanga, niho nyine wabariza Sawa TV 280 niho dukorera. Abandi bantu bambwira ngo kujya kuri Sawa TV ngo mwakurasa ngo cyangwa se abantu bakoze subscribe ibi hanyuma movie zasohoka ntibazibone, cyangwa se comedy cyangwa se nka live nko ku kiganiro. Iyo wakoze subscribe ni ukuvuga ngo ukanda kuri subscribe, ugakandaho rimwe, ukongera ugakanda kuri subscribe, ku buryo subscribe nyine kakazogera kaza n'utuntu tumeze nk'udutwi, nibwo ubundi ukoze subscribe yanya, ku buryo ibintu byacu byajya bisohoka ukabibona, ari filime ari komedi zajya zisohoka ukazibona. Naho iyo wakanze kuriya gusa ntabwo rwose ubibona neza, ntabwo uba warakoze subscribe. Rero bigusaba ko ukora subscribe ugakandaho twa tuntu tw'udutwi natwo tukaza. Nicyo kintu cy'ingenzi, nicyo kintu nyine iyo filime zisohotse urabibona, uhita ubibona ako kanya ntabyo gutindiganya. Hanyuma abandi bantu bambajije akamita nanabasubiriza ahangaha kubera ko ndabizi ko bari bubibone. Abantu bambajije ngo muri mukase ngo se kuriya kuntu niko umeze, kuriya niko umeze nyine muri mukase kuriya ukina. Oya, ntabwo ariko meze, ntabwo ari kuriya meze, na kuriya nkina ntabwo ariko meze. Bisanzwe ndi umwana mwiza uri sociable, naranabisobanuye, sinzi impamvu bakibimbazaho cyane, narabisobanuye pe. Bisanzwe ndi umwana mwiza uri sociable, utajya urakazwa n'ubusa, utajya urwana, ariko nyine iyo bigeze mu kazi umuntu agomba kuba serious, akaba seriye. Nanjye rero iyo nageze muri mukase ahanini mbaseriye, kuko nyine niyo role mba ndi gukiniramo, mpita mbaseriye kubera ko ariyo role mba mfite. Role mba mfite niyo kuba seriye, nkaba seriye nyine ku buryo nkora ibintu bijyanye na role ndimo, niko biba bimeze. Pote uhawe n'Imana, hayi Tuyishime Joseph, topic ni iyihe ngo tukubaze? Baza ikibazo wumva ushaka usubizwe nona, niyo topic. Ikintu ushaka kubaza kibaze usubizwe nona. Icyo ushaka kubaza icyo ari cyo cyose kibazwe usubizwe nona ahangaha nyine. Iyo ubajije ahita usubizwa. Niyo nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Uhawe n'Imana kabisa, birimo neza. Urakoze cyane kabisa. Uhawe n'Imana, urakoze. Hanyuma rero uyu munsi nimugoroba nabwo dufite live, wa muntu twana live yitwa Andre cyangwa se Joseph, turaba turi kumwe. Karyasi wanyu turaba turi kumwe uyu munsi nimugoroba. Impamvu nikoranye live uyu munsi nuko
nuko we arahuze yagiye mu kazi ntawe uhari, nanjye ndi mu kazi ariko nyine njye nari ngiye muri pause ariko ntabwo tugera muri pause rimwe ntawe uhari. Tuyishimire. Hayi wanjye, hayi nawe umeze ute? Amakuru yawe wiriwe ute? Umunsi wakugendekeye neza? Tuyishimire Joseph. Ni emotion emotion, umeze ute? Amakuru yawe? Nizere ko umeze neza. Isaa sita nizere ko yakugendekeye neza. Emotion, we ufite emotion emotion, nta kibazo wumva ushaka kumbaza. Emotion, emotion, nimba ari ikibazo wumva ushaka kumbaza umbaze, nta kibazo. Ndi hano kugeza saa 7:40. Saa 7:40 nibwo ndi hano. Tuyishimire ati ni bon. Ni bon. Ubwo muri make nta kintu cyo kubaza ufite. Ni bon. Okay, nta kibazo. Ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze neza. Emotion. Noella Liza, how are you? I'm fine, thank you. How are you, Noella Liza? Tuyishimira ati ufite umugabo. Nta mugabo mfite. Ntabwo mfite umugabo, njye ndacyari umwari, ndacyari umukobwa. N'abantu bambajije ngo muri mukase uriya muntu dukinana n'umugabo wanjye. Ntabwo ari umugabo wanjye. Nuko nyine dukinana muri iriya role, ariko ntabwo ari umugabo wanjye. Ni umuntu dukinana nyine muri iriya role, ntabwo ari umugabo wanjye. So Tuyishimire Joseph nawe nta mugabo mfite. Ntabwo ari umugabo wanjye, nta mugabo mfite. Nta mugabo mfite kabisa. Tuyishimire dukurikiranye uherereye hehe? Na Noella mudukurikiye muherereye hehe? Bari live mwese mudukurikiye muherereye hehe se? Mudukurikiye murahagana he ngo tumenye abadukurikiye barahagana hehe? Tuyishime ati wigira isoni mane. Ahubwo ne watuma ngira isoni. Usura na mfite isoni kweri. Sha nta soni mfite pe. Gusa isoni nge nzigira ntago naba mfunguye kamera, ntago nayifungura guteze. Kandi nzi ko ngira isoni ntago nayifungura. Ariko ngewe ndishuwa cyane ko nta soni nge ngira. Isoni ni umwanda, ntago ngira isoni. Isoni ntago ari nziza. Sibyo Tuyishimire ati ndi Bugesera. Okay, ndumva twenda guturanaho gatoya. Natwe tubi Bugesera. Okay. Noella ati ndi Ihuye. Noella wihuye turagusuje cyane. Usuhuza abantu bihuye i Butare. Amwe bavukana 3 yisumbuye harya. Huye bavukana 3 yisumbuye. Noella watubwiye nimba Ihuye muvukana ko 3 yisumbuye. Baby washobora kuririmba se wewe? Uwo ni Joseph bibajije ati baby washobora kuririmba se? Jose ndagukomeje meze nka wa muntu
ikiziriko cyanize ntapfe. Meze nka wa muntu wigeze kwiyahuraho ntapfe. Kuko ndirimba nabi, ntabwo nzi kuririmba Jose, ntabwo nzi kuririmba, ntabwo ari impano yanjye pe, kuririmba ntabwo mbizi. Joseph we mbabara cyane rwose, sinzi kuririmba. ahubwo se mbwira wowe urabizi se, byibuze uzadufashe ko njye ntabizi. njye ntabwo mbizi, ahubwo wowe nimba ubizi wazadufasha tukaririmbana twese. hanyuma abantu badukurikiye n'ukuri mugerageze mutange like, mwandike amakomenti, mubaze ikibazo cyose mushaka, mukore subscribe, bishoboka byose pe, mugerageze mwihangane, mubikore nk'akazi basi. mubikore nk'akazi, twishimire kurikirana ijwi basi. gute se ndikurikirane gute mbashe kuririmba? ndikurikirane gute twishimire mbashe kuririmba? njye ntabwo nashobora kuririmba pe. ubu se ni nk'ihe ndirimbo naririmba koko? uzakira njye ndabizi nakuririmbira. okay, uzakira wandirimbira we, wabishobora se basi? wenda uzabikore turebe ko wabishobora, uzabikore turebe ko wabishobora, twumve ko nimba wabishobora. ntabwo nzi nimba kohereza sha, uri ahantu heza pe. Joseph urakoze cyane, urakoze. urakoze kabisa, haragaragara neza uko biri kose. nizere ko hano hantu hari kugaragara neza, muri kumbona neza noneho nta kibazo kibirimo. okay, rwose abantu nimusharingane, muze tube tuganira, tubivugeho iby'iyi minsi, tube tubivugaho iby'iyi minsi pe. tubiganireho. ariko si ko mwakonje cyane, mwakonje cyane pe, mwagerageje basi mukavuga. abantu bari kumbaza ngo ntabwo biri gukunda, ni biki bitari gukunda se? uzakira ati uzantumire nkuririmbire. uzakira utuye he se? utuye hehe umuntu azagutumire? utuye hehe umuntu azagutumire uzuririmbe? wa mugani mboneraho no kubabwira abantu bashaka kugaragaza impano zabo, kuririmba, umunyamakuru, gukina filime, kwandika indirimbo cyangwa inkuru. buri muntu wese ufite impano
yaduhamagara cyangwa akatwandikiramo kimwe, akazaza nawe akagaragaza impano yiwe, wamenya akaza kugaragaza impano ye, biremewe. Uzakira atuye Nyamagabe, Nyamagabe ubwo nahagana hera. Abantu bazi Nyamagabe bambwire, Nyamagabe nahagana he? Ni mu majyepfo, ni mu majyaruguru, ni iburasirazuba? Nahagana he? Abantu batuye Nyamagabe kweri. Nyamagabe ntago nzi nimba ari mu majyepfo cyangwa ari mu majyaruguru. Abantu bazi Nyamagabe bambwiye, Nyamagabe arahagana hehe? Abantu muhazi ni mumbwire. Je nago Nyamagabe mpazi. Nta nubwo nzi ari mu yahe, nimba ari mu majyepfo, nimba ari mu majyaruguru, ntago mbizi. Joseph ati watangiye gukina filime ryari? Jose rwose pe ntago mbyibuka, hashize iminsi, hashize igihe, ntago nibuka ngo natangiye gukina filime ryari, ntago mbyibuka pe, ntago nibuka igihe natangiriye gukina filime, naba nkubeshye. Ntago mbizi pe, gusa navuga ngo natangiye gukina filime ryari, we ntago mbyibuka, ntago nibuka igihe natangiriye pe, ukuri kose ntago mbyibuka pe. Ariko uko biri kose ntago ari vuba, hashize iminsi, niyo mpamvu ntabyibuka. Kereka ndebye muri agenda yanjye nandikamo, nkareba naratangiye ryari. Nkareba igihe natangiriye. Noella waduciriye umugani? Yego mana, sha Noella rwose mbabarira cyane. Noella naba nkubeshye pe, naba nkubeshye nkubwiza ukuri, naba nkushutse, naba nkushutse pe, ibintu by'imigani naba nkubeshye n'ukuri. Guca umugani si ubwo? Imigani migufi se miremire? Mbwira migufi, wenda migufi yo umuntu yapfa kugerageza, ariko nabwo nyine kwa kundi tugani tugufi. Sha rwose Noella mbabarira pe, nukuri imigani yo ntago nyizi. Umugani nzi ni umugani nigeze sogokuru yigeze kuncira kera, witwa ngo wakabato, ariko nawe nukuri kw'Imana ntago nkiwibuka. Ati mifiya wera wanditse utera migufi, yibwo niko waragiye kwandika mifiya. Migufiya bibaho gukotora kabisa.
Ah, umugani si ubwo nzi mugufiya ni uwuhe Nowela? Abantu bazi imigani mwambwiye. Nowela aravuga imigani migufiya. Imigani migufiya ni kwa kundi bavuga ngo ijoro ribaruwa riraye, usi uwa mbere. Gusa nyine n'abandi babasi bazi imigani babyandike muri komenti batubwire. Njyewe imigani migufi ntabwo nyizi. Aronzi bavuga ngo ijoro ribaruwa riraye. Hari n'undi nzi ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Hari n'undi nzi uvuga ngo, ariko uwo mugani wo ndanawukunda uretse kuba nkuzi, ariko ndanawukunda ngo ego sha uwo mugani ndawukunda cyane uvuga ngo ubwiza bw'umukobwa nibwo bumugeza ibwami, ariko ubwenge bw'umukobwa nibwo bugena igihe azamara ibwami. Uwo mugani ndawukunda cyane, ndawukunda nubwo ntazi ngo, ariko uranasobanutse kuko nimba bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa nibwo bumugeza ibwami, ubwenge bwe bukagena igihe azahamarira. Ngenda ndumva bisobanutse cyane, kubera ko ushobora gushaka umugore mwiza umeze neza, ariko ubwiza bwe ubwenge bwe bukaba ari bwo bugena igihe azamara muri urwo rugo. So Nowela nizere ko ari iyo, njye niyo nzi. Niyo migani nzi, kerekana nimba hari indi nzi uzi wenda ukaba wanyigisha wayimbwiraho, ariko njye niyo ngiyo nzi pe. Iyo niyo migani nzi. Mwihangane mugire abadukurikiye, mukore subscribe, nukuri mutere comment, munasharinge abandi bantu bazi ari benshi, sibyo? Musharinge abantu bazi ari benshi, murebe, muze tube tuganira. Ndabize benshi, abantu benshi bamwagiye muri pause, rego bamwagiye mu pause. Nimugerageze muze tuganire pe. Mwagiye murahera abahari. Nimugerageze basi mwandike, mukomatinge, mbone ko turi kumwe. Se uzi kuba uri kumwe n'umuntu muri kugenda nakagenda atavuga, mwamwicaranye mukicara atavuga, wowe ukagenda ukivugana, wayi ntabwo ari byiza. Nimukomatinge basi. Bertin Yakimana, nanjye uwo nzi uravuga ngo uhiga ubutwari muratabarana. Okay. Uguhiga ubutwari muratabarana. Bertin, uguhiga ubutwari muratabarana. Mu mugani
ego ni umugani ariko birateye nkubaze mumbwira ukuntu bisobanuye guhiga ubutwari muratabarana. Tuyishime Joseph. Haha Jose, wese uzi imigani basi nawe umbwire cyangwa unsobanurire. Unsobanurire umbwire uguhiga ubutwari muratabarana. Okay, ubwo ni ibyanyabyo. Ubundi mugani n'abanzi n'uwuhera njye nta mugani nzi, nta migani myinshi nzi nyine pe, nta migani myinshi nzi. Nta migani myinshi nzi pe. Trishi Riza Nora Riza ati mbahoza ku mutima. Nowera ntago wabyumva, natwe tubahoza ku mutima, niyo mpamvu mubona tuba twaje byibuze kugira ngo tuganire. Natwe tubahoza ku mutima kabisa, kugira ngo tuba twaje kugira ngo tuganire, tuvugane nyine tumenye nta nuko ibintu bimeze, ariko tubahoza ku mutima. Maniragaba Theogene, none se ukunda kurya iki ko mbona usa neza kandi ubwiza baraburya ntabwo babwisiga? Maniragaba we, ubwiza baraburya ntabwo babwisiga. Njyewe ikintu nkunda kurya rero buriya nta nubwo kirenze. Njye nkunda ibirayi, nkunda imvange y'ibirayi pe. Ntabwo nkunda inyama, ntabwo nkunda ifi, yewe ibyo byose ntabwo mbikunda. Ariko nanone ibiryo byose mbonye ndirira, ntabwo njya mvuga ngo iki oya, gusa nyine mu biryo umuntu aba arya haba harimo ibyo akunda. Ibiryo byose mbonye ndabirya, ariko nkunda ibirayi cyane. Ibirayi bikaranze bitari ifiriti, ibya ifiriti ntabwo nyikunda. Bitogosheje bikarangisha igitunguru n'imboga ku ruhande, cyangwa bitetse mu bishyimbo bikaranze nyine ari imvangira aho ngaho, ndabikunda cyane. Kera habayeho umugore n'umugabo babyarana Mika. Okay, aba umwana mwiza, agakora ibiganiro bikagenda neza, agakundwa na bose. Ikibazo okay, Joseph aduciriye umugani. Uyu mugani hari ahantu muwuzira, ni mwiza ariko nibwo bwa mbere mwumvishije. Joseph urakoze cyane, urakoze cyane 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 kabisa, uduciriye umugani. Kera habayeho umugore n'umugabo babyarana Mika, aba umwana mwiza, agakora ibiganiro bikagenda neza, agakundwa na bose. Ikibazo wowe turabakunda, natwe turabakunda cyane. Joseph turabakunda cyane. Ubu nanjye nagucira umugani uvuga ngo kera habayeho umugore n'umugabo babyarana umwana witwa Joseph. Aza gukura, ajya gushaka amafaranga, ntibyagenda neza ariko azayabona. Okay, azayabona amafaranga rwose, ibintu bizagenda neza. Uwo nawo ni umugani. Hari aho muzi wanditse se, ariko ni umugani, ntimumpakanye. So nizere rero ko ibintu bimeze neza. Mugende musharinga, mutere comment, musubscribe, musharinga abashuti banyu, muze tuganire. Sha mwintera irungu pe, kuko nanjye ntabwo ngeze mbatera irungu. Ndahari ku bwanyu,
ntabwo nigeze mbatera irungu, ndahari kugira ngo tuganire, mbakunda kubi, mbakunda byasaze. sibyo, ndabakunda cyane pe. Nowela Liza, oh no, nice, oh no, nice, ubwo ngubwo babwiye Joseph ni byiza ubwo, oh no, nice si byiza, si byiza, nice, yeah. Nizere ko ari byiza cyane. N'undi muntu aba afite basi kumbwira umugani yagucakacira umugani nkumva. Hari n'undi mugani nzida bavuga ngo ariko nta muntu wenda nyuriye cyangwa se oya, nyine ni umugani bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Abahanga bari abakera kabisa. Acaga imigani, utazi ubwenge ashima ubwe. Ubwo bari bashatse kuvuga iki? Umuntu wenda utazi ubwenge ashima ubwe, utazi ubwenge ashima ubwe. Ubwo ni ukuvuga iki? Hari ukuntu umuntu wenda azi ubwenge, we azi ko azi ubwenge, kandi burya umuntu uzi ko azi ubwenge ni ukuri ntabwo aba azi. Umuntu uzi ko azi ubwenge ntabwo aba abuzi, ntabwo aba abuzi pe. Ahubwo wa wundi uvuga uti njyewe rwose nta bwenge buhagije nzi, nta kintu ndamenya, ariko mfite amatsiko, mfite na courage yo kumenya icyo kintu, uwo nguwo niwe uba ushobotse, udashoboye buriya niwe ubuze ubwenge. Apana wa wundi uvuga ngo azi ubwenge. Menya hari ariko bashatse gusobanura, simbizi, nihitiraga, namwe murambwira nyine uko mubyumva, murambwira uko mubyumva namwe. Mugerageze mwandike pe basi, kubera ko mutabasha nyine kuvuga ngo tuvugane voice, mwandike mbone ko muhari, sibyo? Mwandike pe. Mugerageze mwandike, sibyo? Nowela k'iminwa yumye. Nowela uranyibukije nyine iminwa yumye, ntabwo nari njyewe ndashonje. Nagiye ahantu kuri restaurant, sinababwiye, nagiye kuri restaurant nsanga harafunze, banyicishije inzara umunsi wose, ubu ndarya ari uko ntashye. Ndihangana nyine nk'umuntu mukuru, nihangane. Nahise mvugane rero reka njye kuganiriza abashuti banjye live, nigire live nyine tube tuganira, kubera ko nari kubwirirwa nkirirwa na nirungu, nkirirwa n'inzara, simvuge, byibuza naje ngo tube twiganirira mbyibagirwe, none nanabyibagiwe, ariko by'iminwa yumye uko byihanganira pe. So ndabona rwose ibintu biri kugenda neza, ariko mugerageze kuko mwagerageje mukavuga, mukandika, sibyo? Mukandika, mukanasharinga, abantu bakaza ari benshi. Mugerageze pe, mugerageze muze pe. Kandi ubwo uri mara kuva live murazi, sibyo? Nicyo kibazo cyayo. Twishimire, ahaha, twishimire Joseph. Ahaha ese iki? Ahaha iki? Byagenze bite kuvuze ngo ahaha iki se? Ahaha iki? Umugani nanjye nguciriye ese ni mubi? Nizere ko atari mubi. Ku bantu mutari munabizi,
dufite TikTok ya Sawa TV yitwa TikTok Dancer, TikTok y'ababyinnyi, naho mushobora kunyarukiraho, haba hariho na linki yabageza kuri Sawa TV, mugakanda naho mukajyaho. Ni ukuri ku bafana bacu n'abakunzi bacu, mukajyaho muka likinga, mugafollowinga, mugatera comment. Hariho ababyinnyi rwose bazi kubyina, babigize umwuga, babyina neza. Hari n'abandi bifuza kubyina, batwandikira muri comment, turabibona ko dusoma comment, turabibona, mwatwandikira, mukatwandikira muri comment tukabasubiza. Denise Harerimana hayi. Deni Harerimana hayi, umeze ute? Amakuru yawe? Mugerageze abantu bari live mwandike, n'ukuri mwandike, tuganire. Ngiye nshaka ko tuganire, ariko ndikubona mutari kuhaboneka. Byagenze bite ko mutari kuboneka? Ndabona mukanya amasaha arageze ngo mukomere cyane. Deni, mukomere cyane. Umeze ute se? Amakuru nyibwirira, hata tuganira. Amakuru yawe umeze ute? saa 8 zuzuye ndaba mvuye kuri live kubera ndi bube nsubiye mu kazi. Mugerageze rero iyi minota isigaye basi tuyibyaze umusaruro, tuganire muri suko, kuko nimba naje kubaganiriza nkaba mbona mutari kuvuga, ubundi how are you? Deni Harerimana, nagukunze. Deni, urumva ari iki cyatuma nje ntagukunda? Kabakundanye Imana ibaha umugisha, nayo ikabakunda. Deni, nanjye nuko. Imana iragaba. Ariko abana barerwa na mukase mubona baba mu buzima bishimiye, cyangwa nukubura uko bagira? Ubundi baba babonye aho bajya bahunga abo ba mukase. So rero Imana iragaba, reka gusubiza pe, wenda ngiye ntagendeye no kuri filime nyina ya mukase. Umwana wese ubana na mukase, hari igihe mukase akubera pe mwiza, ariko baboneka hake. Kuba mukase yakubera mwiza biboneka hake. Hari n'igihe umwana abera mukase mubi, mukase akagerageza pe akavuga ati reka ngire gutya byibuze, ariko burya utari nyoko ntaba ari nyoko pe. Nukuri kose ntikajya kabura, atari nyoko ntaba ari nyoko rwose, ntikajya kabura. Hari igihe rero mukase afata umwana nabi, ubwo ndavuga umwana w'umugabo wiwe batabyaranye, ubwo babaye mukase nyine, akamufata nabi ku buryo uwo mwana yifuza kugenda, mana yanjye, akumva ari n'ibishoboka yagenda ntazongere kugaruka. Ngiye noneho kuri filime nkina, uburyo kimfatamo uriya mwana w'umukobwa, uburyo mufatamo nkamuharasinga, nkamukubita, nkamubwira nabi, nkamutuma kuvoma, nkamwiriza ubusa, nkagira ibintu bibi byose nk'ibyo. Ngiye rwose babona abantu babana na mukase baragowe pe. Uzakira Rwanda, uzakira TV Rwanda, ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe rero njyewe ndi umwatiriste, ndashushanya, nkunda n'akazi ko gushushanya, nkunda no gushushanya. Ahubwo abantu bazajya bashaka ko gushushanya famiye yabo, abantu gushushanya ibishushanyo byo ku makadire bamanika mu nzu, nabyo ndabishushanya. N'ukuri ndabishobora, njya mbishobora. Mujye mumpana akazi bazi, mujye mumpana akazi. Ariko hari n'ahandi hantu turetse ibyo gushushanya, hari n'ahandi hantu nkora mu ruganda biraho.
Deni Harerimana uri mwiza pe. Sha Deni mukuru urakoze cyane. Se Deni umuntu mbonera he ko ari mwiza? Ni iki kintu kikwereka ko umuntu ari mwiza? Ni iki kikwereka ko umuntu ari mwiza ku buryo wavuga ngo umuntu ni mwiza? Kuko yasetse neza se, yavuze neza se, yakoze iki? Mbwira ikintu kigaragaza umuntu mwiza. Nimba ari ukuvuga neza, ari uguseka neza, ari ugusa neza, byose. Deni Harerimana uzashushanye utwereke ya rwose pe. Nashushanya nkabereka, ushaka ko nzagushushanyiriza iki se Deni? Mbwira, cyangwa nzakwereka ikintu ushaka. Wanshushanya ku makadire nkashushanyaho umuhanda, ibiti byiza cyane, inyoni ziri mu biti, intuma, utuntu twiza, nkashushanya n'abantu, nka famiye y'abantu, nkaba nashushanya nyine ibintu nk'ibyo. Berthe aho ni sawa, ndashaka kuzanshushanyiriza. Berthe mbwira ikintu wumva ushaka ko nagushushanyiriza. Ikintu wumva ushaka ko nagushushanyiriza ni igiki? Hari gushushanya abantu, hari gushushanya itaburo ijya muri salo, wenda ugafata taburo ukayishushanyaho ikintu wabwiwe, ukambwira n'icyo ushaka ko ngushushanyiriza. So byose ndabikora. Ubwo wambwira ushaka ko nagushushanyiriza iki? Si byose. Naho Deni nzashushanya n'ukuri mbereke kuri live y'ubutaha, bundi ndumva, ariko ibyo bizaba ku cyumweru wenda. Nzashushanya mbereke ibyo nshushanya, ko ibikoresho hanini mba mbifite. Nzashushanya mbereke ibyo nshushanya. Uzakira, urarenze sister. Ndarenze siki? Nabirenze we, ntabwo ndenze, nabirenze, ariko mu gihe kizaza bizaba birenze, ubwo bizaba bimeze neza, nta kibazo. Imana izagenda yagura imirimo y'amaboko yanjye, sibyo? Imana izagenda ibigenza neza. So rero ndabona mukomeje kumbera, Mana yanjye, abantu badahari. Murahari ariko mukomeje kumbera abantu badahari. Basi mwanganirije, sibyo? Tukaganira, tukiganirira kweri. Mugerageze basi munatere comment, munakora subscribe, munasharing. Dusigaranye iminota 10 yonyine, basi muri 10 mugire bataragira. Sibyo? Mugerageze muganire, muvuge iyo minota 10, mugerageze muvuge. Noella, sha ndagukunda. Noella intera isoni pe, nanjye ndagukunda. I love you so much, my Noella. I love you so much. Nanjye nkukunda mu mabara yose pe, ndagukunda nanjye.
muncecekane pe 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 mugende mwicecekere ndi kuvuga siko mwamvugishije we mwabaye muto cyakora abure ukuntu ugiye mba navuze ngo nze tuganire mbaganirize mwarangiza mukantenguha bene kano kageni buriya mba mbabaye mwaba mumbabaje ndabona ziri kubura 9 zirabura iminota 8 ngo dusubire mu kazi mwavuze tugasubira mu kazi byibuza nishimye muri kundakaza Nowera uzashushanyirize umwana Nowera bisaba ngo ume ifoto y'uwo mwana haba kuri WhatsApp Instagram ahantu hose wampa ifoto sibyo ukama ifoto y'umuntu ushaka gushushanyirizaho umwana umuntu mukuru wamara kuma ifoto ukampa na avance ntabwo kubera ko hari abantu benshi baguha gushushanya ukabashushanyiriza amara kubashushanyiriza ntibakwishyure ukabashushanyiriza nyine ntibakwishyure ariko iyo umaze gukira gushushanya byibuze baguhaye vase uba ufite icyizere cy'uko bari bukwishyure so niyo mpamvu rero Nowera ni ukuma ifoto y'umwana cyangwa se undi muntu ushaka gushushanyiriza warangiza ukamana na avance kugira ngo 1/2 cy'amafaranga twumvikanye kugira ngo ngire icyizere cy'uko uri bunyishyure kuko hari igihe ngenda nkagura ibikoresho nkagura taburo ibikoresho birahenda amarangi arahenda cyane nkagura taburo nkagura iki narangiza nkashushanya pe bakampa n'ifoto nkashushanya ariko uwo muntu ntanyishyure birambabaza cyane niyo mpamvu navuze ni umuntu ajya abanza avance ukorere ibintu byiza ituze kwanduranya nyuma ukunda kunywa iki Alex ikintu nkunda kunywa nkunda kunywa juice ya pome cyangwa se juice yo mu matunda so nizo juice nkunda kwinywera nibyo nkunda juice ya pome cyangwa juice y'itunda sibyo ushaka kuzayingurira Alex umuntu yakubajije ikintu cyo kunywa abashaka kukigugurira ndakeka nizere ko nawe ushaka kukigurira wenda arabura iminota 5 basi ni muyisezeremo musezere muri iyo minota 5 hello se mezute amakuru to me hello to me how are you Zen how are you Zenis hi so ndabona iminota iri kwihuta koko izi ko nayo igiye kurangira
I'm from Nepal. Okay, how are you, Ze? Hi. Hi, let me see. Me, I'm from Rwanda. I'm fine. I'm fine. I am fine. Thank you. How are you? Noella ati okay ntaribi kabisa. None ubwo Noella turabyujuje. Noella azanyimpamagara ampe n'ifoto y'umwana ampe na avance ubundi mushushanyije tableau. Mushushanyirize uwo mwana. Sibyo? Ze aje tugiye. Okay, nizere ko basi ntabatengushye, nizere ko mwishimye. Ngiye ndishimye wenda nubwo mutavuze cyane, ariko ngiye ndishimye umutima wanjye, ndumva nishimye. Nubwo mutavuze cyane ngo munganize cyane, ariko ngiye nabaganirije, nizere ko basi mwabyumvishije. Nizere ko mwabyumvishije, twaganiriye. Ndanyuzwe nuko twaganiriye. Sibyo? Ngiye ndanyuzwe pa. Berthe wakoze kudutamo. Namwe mwakoze kubana natwe Berthe. Mwakoze cyane kubana natwe pe kugeza dusoje. Nubwo bwa mbere byari byanze bitewe n'ama network, ariko namwe mwakoze kuhaba tukaganira ntitwivugane. Ntabwo twivuganye, twaganiriye, mwari muhari. Thank you so much. So ndagira ngo rero nanababwire sarabura umunota umwe mbabwire nimugoroba uri kuduha show. Urakoze Deni, urakoze cyane nawe ushima. Urakoze kubabanye natwe ukanatwandikira. Urakoze cyane. Uri umwe mu bantu batatumye tugira irungu. Tubatumiye muri live ya nimugoroba yacu. Live ya nimugoroba rwose iraza kuba imeze neza. Turabategereje. Mbese turaba twishimiye kubareba no kubabona. Mutwandikira, mutera komenti, ibintu nk'ibyo. Turaba tubyishimiye. Nikoze. Ikambere ku muntu mwari muzi ariko mudaherutse. Ngiye kubera ku muntu mwari muzi ari muzi muri film ariko ntabwo muherutse nyine, ntabwo baherutse kumubona. Naza babwira ahantu yari yaragiye. Mumbwire nimba mumuzi. Akoze ngiye kwirirwa. Ndabasuje cyane abadukurikiranye. Ni wa mukomediye wanyu nk'ibisanzwe, ntabwo mwari mwimenyetse. Ahantu naragiye ariko ndagarutse none ndahari. Mwari mumeze mute se?
abari bankumbuye niba twandikira muri komenti tuvugane. nibatwandikire. Deni kuri kudusezera se uragiye? Ya Deni amasaha arageze ariko ndacyari iminota mikeya. Niyegeje indi minota nk'ingahe ndabona hari umuntu uje kubaramutsa. Deni uyu muntu uramuzi? Niba dusubize muri komenti. Berthe ati bye bye. Berthe we hayi turakwishimiye. Urumva Berthe ngo hayi barakwishimiye. Uyu muntu abantu bamuzi mwandike nyine nimutwandikire. Nibandike muri komenti. Ati bibwire. Okay. Amazina yo ni Byiringiro Elise ariko ayo muri komediye ni Bibote. Bibote. Murakoze cyane. Bibote comedy. Simunyuzwe se. Uzakira natwibwira yabibwiye yitwa Bibote comedy ariko none izina rye yitwa Byiringiro Elise. Muri comedy akitwa Bibote. Yes. Muramubona mutese. Mumubaze n'ahantu yagiye. Abantu bari bankumbuye. Sibyo abantu bari mukumbuye ni mumubaze sibyo mumubaze ahantu yari yaragiye. Nibambaze nta kibazo ndabasubiza. Nadutemo gato. Nanjye ndabishimiye. Uzakira Alex ngo natwibwire nakwibwiye pe Alex nakwibwiye. Alex arongeye ati nadutemo gato. Alex yadutemo iki rero mushaka dutamo iki? Nshaka mbatamo iki? Mumbwire icyo mushaka cyose. Turahari ku bwanyu cyo mwifuza cyose ndabatamo nta kibazo. Denise ati uwo mustari yari yaragiye he? Vuga ahantu wari waragiye sobanura. Sobanurira abantu. Wenda ahantu nari naragiye ntago ari kure cyane ntago nari nasohotse igihugu nari ndi mu gihugu gusa nuko nyine ntago naheruka kuri social media cyangwa ngo ntago naherukaga gukina nyine arutuna arindimo ariko nagarutse. So yarabaye yahuze. Nari muze mu iyi minsi. Ego. Aha Berthe ati nadukinire agakomedi. Okay, reka agakomedi rero. Agakomedi se muri tayari? Ngo agakomedi. Uzakira ati agakomedi nadutemo. Nadutemo agakomedi. Niko bamugabo bari waragiye kweri. Agakomedi se. Agakomedi wenda biragoranye. Ahubwo wenda nabatamo wenda nababyiniraho nk'akantu gato. Ya zikubyina se? Kubyina byo ndagerageza. Bati turi tayari. Ubwo igaragaze. Ay. Ijya n'inyuma ireba nta kibazo. Ya ushobora kubatamo rwose. Ya. None mumukurikire rero mumurebe. Ubwo muramuha amanota. Mumuha amanota rwose nta kibazo. Ari kwigaragaza neza. Nkanjye uhibereye noneho namwe murahibereye muri kumureba. Nimutubwire. Murabibona mute? Okay, Simba tayo shose bafana bacu. Umva yigaragaje ahubwo nimutubwire. Mubonye nzi kubyina cyangwa nubwo papira. Mutubwire muri comment. Nimutwandikire nakomeze Denit nakomeze. Berite ati sawa turamwishimiye. Deni nanjye ndakwishimiye. Berite ni uvuze ati turakwishimiye. Deni aravuga ngo nakomeze. Deni nkomeze koko. Ni mva mukanya. Saa 12 none dufite live. Abashaka gutuza kubana birambuye. Baze kuba bari online kabisa ndababyinira pe. Abantu sonda gufasha nanjye. Yazi kubyina ndamufasha tubyine. So kabisa arabasha. Okay, murakoze cyane.
naturirimbire n'akaririmbo nizere ko utameze nkanjye njye babimwe ndavuga nti rwose mwihangane meze nk'umuntu wiyahuye ntabwo mfite ijwi ribi pe ribi cyane ribi wagerageje se wumva ko ari ribi oya kuko ntabwo nzi kuririmba Deni Harerimana turamukunda cyane abantu bagukunda wababwira iki abantu abantu bankunda ni ukuri nanjye ndabakunda ni ku mutima pe mbahoza ku mutima abafana banjye nanjye kandi ndabakunda ndabakunda cyane kabisa naturirimbire afite ijwi ryiza nta kibazo nakambanyiriza akaririmbo narebe gukigukunda byahinduka urwango kuki ibyishimo byahinduka amarira ngenda kwibuka tukimenyana ndakwibuka tugihura so kamere kagarukira reka ngarukiraho iyi ndirimbo guys mutubwire aririmbye neza mubwire ko ndirimbye nizere ko mutubwire njye rwose no kugerageza byananiye ariko byibuza we aragerageje Beriteti nasubiremo ibyana bibiri bampe kimwe ibyana bibiri bampe kimwe mukomedi subiramo ibyana bibiri so kari agakomedi nakinye k'ibyana bibiri bakama kimwe bagasigarana bibiri bari bantumye mu rugo ndagenda ngeze mu nzira nyine muranura mutipe mwabonye bari ibyo bari bantumye ndabyibagirwa nishakira ibyana ibyana menya ari byiza ko ibyana n'isawa nyine urumva byahise nahise nibagirwa ibyo mu rugo bantumye ngeze baranankubita cyane nuko nyine nuko ibyana byira komedi y'ibyana bibiri bakama kimwe nuko yagenze Denise Harerimana ati aratwemeje murakoze merci so noneho tubatumiye muri live ya 12:00 serious iraba ari umuriro irabiryoshye pe sezeranya abantu bawe niba ubuhari live ya nimugoroba abafana banjye abafana bacu nka Sawa TV nka Sawa TV 180 yego turahabaye ku bwanyu muze gusa kuba namwe muhari mutadutenguha twe turahari umva 24 hours ku bwanyu turahari noneho ubwo ngubwo nanjye ndahari uyu munsi turababyinira njye nawe turababyinira noneho twebwe tubahaye exam muze kuturebera umuntu ubyina neza ubyina neza yego baturebere umuntu uri buze kubyina neza kabisa bamuturebere ndabizi neza ko utaraza kundusha ntabwo uza kundusha pe baratubwira muri komenti baze kutubwira urabikora neza yego turaba barimo kutubwira Alexi ati yego ibyana bibiri bampe kimwe turagukunda nanjye ndabakunda Alexi nagasubiremo Alexi azagasubiramo Alexi kanzagakore ku cyumweru nako tugakine se basi mushaka ko tugakina se nako tugakine nimugoroba kuri live batubwire nimugoroba nimba baraba bahari tuzobona Luckman Comedy High baze kutubwira banza udusogongeze Deni mbasogongeze iki Deni banza basogongeze uburyo uri buze gukina nimugoroba se Deni sinzi adusogongeze kubyina cyangwa gukina Beriteti yego mugakine yego turabikora yego ni mugakine nimugoroba saa 12 yego uzakira yego mugakine Luckman Comedy turagusuhuje natwe hayi uko ubyina turabyina nimugoroba saa 12 sibyo nimugoroba saa 12 ndaza kukabyina kabisa ndabamenyesha ko ngewe ndi bugerageze
wenda arandusha ariko nanjye nshobora kuba narize kukurusha nanjye nkakurusha nawe birashoboka ko ashobora kundusha kuko buriya nawe nubwo ari hano afite byinshi abitse ataratwereka cyane byinshi cyane rero turi buze kubireba nimugoroba live ya nimugoroba. Deni ati Mika tubyinira rwose Deni buriya reka nkubwize ukuri Byiringiro azi kubyina kubera ko we abyina nta muziki ariko njyewe rwose nta muziki uhari ntabwo nabishobora ngendera ku kabiti njyewe niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo nzi kuko ngendera ku kabiti niko kamfasha kabiti ntabwo uri nkanjye ubyina n'amakuru ndayabyina umuziki nkawubyina mbese ahantu hose uzakira ati murakoze cyane Lucky Man Comedy ko mutagarutse gukina wowe ufite ibibazo subiza nta impamvu nagarutse natangiye mbibabwira yuko nari maze iminsi nahari nari maze iminsi hari utuntu ndimo twinshi twari twumugije ariko n'ubu nabonetse nagarutse ku cyumweru rwose mbafitiye show nzakina kandi muzabikunda cyane ibintu bizagenda neza mfite byinshi ni akantu k'amakonegisiyo gato kari gaciyemo Lucky Man ko twamusubije uriya azaza ku cyumweru Deni murashe gute se ndamurashe gute dusobanurire uko ndashe dusobanurire ntabwo dusobanukiwe ndashe gute ntabwo dusobanukiwe ngo murashe gute mutubwire abantu badukurikiye abantu muri mudukurikiye mwandike komenti yego mukomatinge tubasubize nta kibazo yego nibakomatinge tubasubize abyina nta muziki nari mbitekereje ariko Deni urakoze Deni umubyinnyi mwiza nubyina ibyo yumva muri we biba bimurimo muri we yego rero ntago umuziki waje umuziki ndakeka ntago kera hose ntago babyinaga ku muziki banagira gutya amashyi banakomaga amashyi umuntu akabyina mbese urumva rero kubyina byo ni ibintu biba bikurimo umuntu wese gutunguye ngo mubyina ndakeka wabyina ahubwo ngewe nkanjye ubu ngubu kuba ntabyina nta muziki ni ukubera ko ntabizi ngewe nyine ngendera kuri biti ndamutse mbizi nabyina nka kuri ibi bikoze nabyina kabisa nta ribi bari bamamagayeho gatoya ngiye kuba ngiyeho gake mu minota mike kamwe mbasiganye na mugenzi wanjye ubwo nibikunda ndagaruka mu kanya Berita ariko arakwandikiye ati kabisa iyo ikintu kikurimo ntushakisha Byiringiro rero akaba agiye mu kazi kabisa njyewe ndumva ntanabakupa ni ukuri ndumva ntagenda pe ubwo rero saa 12 mube muhabaye badutemo show saa 12 mube muhabaye turabyina turakina udukino turanabaganiriza ni muri baza ikibazo uhite usubizwa nona abantu rero baba bari kumwe natwe ni ukuri muze kuhaba pe muze kuhaba mukomeze kandi musharinge mukurikirane ibiganiro bya Sawa TV 280 mukomeze mudukurikirane mukomeze musharinge mukomeze mukomatinge subscribe ni ingenzi subscribe zanyu ni ingenzi
rwose mukomeze pe. Yeah. Ntiwarariza ariko kugenda byanze sha birashoboka pe, ndumva ntagenda nukuri, ndumva ntagenda, kugenda byanze. Mukomeze munganirize ibintu bikomeze bigende neza. Yego. Okay. So rero hano haba ari mu kazi pe, hari igihe nyine abantu batuderanja ugasanga ntabwo bigenze neza, mujye mwihangana. Reba nka Byiringiro bahise bamujyana. Nowela warumbajije ngo kugenda byanze, ni ukuri kugenda byanze pe, urebye isusi nakabaye nagiye, abo ndumva twakomeza tukiganirira tukaganira paka. Ikibazo cyanyu rero ni kimwe, ni ukuvuga mutari no kuvuga. Why? Kubera iki mwebwe mutari kuvuga? Nimugerageze muvuge tuganire. Okay, ariko noneho pe mfite iminota mutari kuvuga se byagenze bite? Mwabaye iki? Nizere ko rwose basi nimugoroba ibintu biba biri neza cyane, turaba turi kuganira ibibazo biri n'umutume, tuganira tunabyina yewe uyu munsi turakora ibintu byinshi cyane. Turakora ibintu byinshi. Hanyuma ndabona ngiye kugenda ndabona ngiye kugenda noneho mwakonje, ntimuri kwandika, ntimuri kuvuga, wagira telefone mwaziteretse hasi murigendera, ntimuri kunyumva. Nyagasani Mana mwanyandikiye basi mwanyumvishije. Sakau Mana, iri zina ryose nabasha no kurisoma. I'm fine. How are you? How are you from? From Rwanda. I am from Rwanda. What time is it?
2 o'clock 22. Okay. 2 o'clock. Um, ko mwazicitse cyane koko. Thank you. You're welcome. You're welcome. Where are you from? Hindan. Where are you from? Nowera nzabikora ibiki se? Nowera ibiki uzakora? Okay. Bimwe byo kugira kumere okay. Nibagiwe ibintu byo kumereza ifoto y'umwana nkazamushushanya. Nowera namba rero yanjye wama kuri WhatsApp ni 0722 14 28 96. Iyo niyo nimero wabikoreraho, wampaye ifoto nyine iba kuri WhatsApp, ukama ifoto nkaba nagira umpa ifoto nkaba ntagira nyine nagushushanyiriza icyo kibondo. Uwo mwana mukuri nabikora neza cyane, ndi umushushyanyi mwiza pe, ndabizi ko mbizi. Ubwo rero wagira wampa uwo mwana nkazagushushanyiriza kuri iyo nimero. Ni 0722 14 28 96. Nitwa Mika. My name is Mika. My surname Wase. Nani Mtoni, ndio zina rya Kristo. South Africa. Okay. Hi. South Africa. Okay, fine. Me, I'm Brandon. Shall go say. Ndikwayo inzara iranyishe, ibintu ntabwo bimeze neza cyane. Abantu muri live kuki mutari kwandika kweli? Mwagiye he? Mwagiye he ko? Mwagiye nandi kujya nshaka kugenda nkumva biranze, nkavuga ndarenzaho iminota 5 none ndebera, ariko noneho n'igice ndahita ningenda.
nukuri byanze kugenda pe 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 pe. Byanze pe. Byanze kabisa. So abashu ubu rero ngiye gusubira mu kazi, dusubire nimugoroba sibyo. Nimugoroba saa 12. Saa 12. How was the day? It was good. And you? Rwose nizere ko ntabatengushye namwe nimwanengushye, umunsi wagenze neza. Nizere ko ibintu bimeze fresh. Ciao ciao.